Mu by'ukuri mu ntego za buri mukobwa wese ushaka kuzagira ejo heza cyangwa ushaka kuzagira urugo ruzima, usanga haba harimo intego zo kugira ngo abe yazabana umuhungu mwiza, kandi umuhungu mu by'ukuri uzamufasha kugera ku nzozi ze nyinshi aba yaragiye ateganya, zibe kugira abana beza, zibe kugira umuryango mwiza, zibe ndetse n'izijyanye no kubaho neza. Gusa ikibazo gikunze kubaho nuko usanga rimwe na rimwe usanga abakobwa bamwe na bamwe bicuza bitewe nuko baba baragiye bahura n'abahungu babi bakabahemukira, cyangwa se baba barahuye n'abahungu bakabakora ibintu batakekaga ko bashobora kubakorera mu buzima bwabo. Ahangaha harimo kubageza mu rukundo ndani b'abahungu bakabakwepa bakabasiga, cyangwa se harimo kuba yamutera inda akamusiga, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi biterwa nuko baba baragiye mu rukundo bihuta batabanje kubitekereza, cyangwa se bakuruwe n'amarangamutima y'utuntu dutoya cyane babashije kubona kuri abo basore. Reka uyu munsi tugendeye ku makuru dukesha ibinyamakuru byandika ku rukundo bitandukanye, imyitwarire ndetse n'imitekerereze y'abantu, urugero nka Psychology Today, standardmedia.com.k, turebere hamwe ku myitwarire 12 mibi cyane nuyibona ku musore mu by'ukuri uzabashe kubona ko uwo musore atari umusore mwiza, atari umusore uzavamo umugabo w'inzozi zawe, ndetse ubashe kuba wamuhungira kure, ndetse ubashe no kuba wamwirinda, wirinde kumwerekeza amarangamutima yawe kugira ngo atazangiza mu by'ukuri urukundo rwawe ndetse n'icyerekezo cyawe cyiza ku bijyanye n'urukundo. Uretse kandi no kuba yaba afite iyo mico 12 yose, niyo yaba afitemo kimwe cya kabiri cyayo, nabwo ugomba kumwirinda ukamugendera kure. Aha muri session ya Jungle Time mu kiganiro cy'umusore ntaho ni mugiye kubana na Adidas Rwanda nk'ibisanzwe. Aha rero mu basore ukwiye kwirinda, ku mwanya wa 12 turasanga umusore ugira umwanda mwinshi. Ahangaha niba uri umukobwa ugira isuku, umuhungu ugira umwanda rero n'umuhungu uzahora akubihiriza urukundo rwawe, kuko uzajya umugeranya n'abandi bagira isuku wumve arakubihiriza, cyangwa se ari kukubihiriza urukundo, kubera ko isuku iri mu kintu kizamura amarangamutima y'umuntu ndetse n'ibyumviro, ku buryo buri psychology ko amarangamutima y'ibyishimo azamuka akajya ku gipimo cyo hejuru. Iyo uri ahantu hari isuku, iyo uri ahantu heza, uba wumva umeze neza cyane, ukumva mbese n'umutima mwiza cyangwa se n'ibyishimo byawe bishobora kuzamuka. Ahangaha keretse niba ubona wenda akazi akora ariko kamutera kuba atabona umwanya uhagije wo kuba yakurikirana iki kintu kijyanye n'isuku, ariko niba ubona nta kibazo afite ku bijyanye n'umwanya ndetse n'ubushobozi bwo kuba yakora isuku, ahangaha uzamwine rwose nta kabuza, uzishakira ahubwo umusore ugerageza kugira isuku. Aha nanone nk'ikintu cya 11, uzirinde wa musore udakunda abantu b'umuryango we kandi ba hafi, ugasanga ni wa muntu utabitaho habe na gato. Uyu muntu rero utubaha ndetse ntanakunde abo mu muryango we, witekereza ko nawe nimubana azagukunda. Ese urumva azagukunda gute kandi atabasha gukunda abo mu muryango we? Ikizabikubwiye nuko uzasanga avuga amagambo mabi kubo mu muryango we, cyangwa se abo bafitanye isano ba hafi, ndetse abo mu muryango we bamuhamagara yarangiza ntihitabe kuri telefone, akavuga ngo ariko sundi abangaba bashaka hiki. Mbese mu by'ukuri ukabona ntago ari abantu yitayeho, cyangwa se ukavuga ngo sister aranshaka hiki, bawundi arambaza iki. Aha rero niba ubona umusore mushaka kujya mu rukundo atita ku bantu be, nawe ugomba kugira amakenga ugatekereza ko mu gihe mwamaze kuba mu rukundo, nawe hari igihe ashobora kugutenguha ntabashe kuba yakwitaho mu by'ukuri. Ahangaha ku mwanya wa 10 tuzasanga wa musore wumva amabwire, udashobora kwifatira umwanzuro ku giti cye, ahubwo wumva ibyo abandi bantu bamubwira. Uyu wumva amabwire mu gihe icyo ari cyo cyose yakumva amakuru mabi akwerekeye, ukabone nubwo yaba ari amakuru y'ibihimbano, azayafata nk'ukuri, ndetse bibe byatuma umubano wanyu mwari mufitanye usubira inyuma kandi ndetse unasenyuka ku buryo bworoshye. Kabone nubwo wakwisobanura uyu muhungu ntago azongera kukugira icyizere habe na gato. Ikibi cy'uyu muntu rero nuko umubano wanyu hari igihe udashobora kuramba, kubera ko umwe muri wa bantu yubaha ndetse yumva cyane ashobora kuzamubwira ati uriya mukobwa ntago agukwiriye, cyangwa se akora ibi n'ibi, noneho nawe bikaba byatuma umubano wanyu mu by'ukuri uhagarara mu buryo butunguranye, ndetse bikaba byakuviramo kuba yakubabaza cyane. Undi musore uteye ubwoba udakwiriye guha umwanya wawe ni wa musore ukugenzura cyane yarangiza agakabya, wa musore ukubwira mugomba kuvugana nawe mutagomba kuvugana, abo ugomba kugendera kure, akakubwira ibyo ugomba kwambara n'ibyo utagomba kwambara, ugomba kujya nawe utagomba kujya. Ikintu kimutera rero nta kindi nuko uzasanga mwene uyu musore atifitimo icyizere gihagije muri bakumva ko anytime ushaka guhura n'abandi bakaba bagutwara, akaba aribyo rero b'intandaro yo kuba yagufuhira ku gipimo cyo hejuru, ndetse akakugenzura cyane ku buryo bukabije, ku buryo nawe udashobora kugira gute kuba wakwinyagambura. So kabone nubwo rero waganira n'umukunzi wawe ku bintu byinshi bitandukanye, akakubwira wenda ibyo ukwiye kureka, wenda abona bitagenda neza, okay birashoboka, ariko uzirinde mwene uyu musore uzakabya mu kuba yabasha kugukontorora cyane. So ahangaha niba uri umukobwa w'imico myiza, se wa mukobwa udashobora kumuca inyuma, wa mukobwa utagendera mu ngeso z'uburaya, ahangaha ntabwo ari byiza ko wakundana n'umuhungu ushobora mu by'ukuri ko yagukontorora kuri igipimo cyo hejuru, ndetse
mbese akagukontorora ndetse nk'uko tuba ari nk'uko wafata umwana ukiri mutoya cyane, kuko aba agomba kumenya neza ko yakubonye ukuze nawe akuze. Ahangaha rero mu kugukontorora rimwe na rimwe hari igihe byazarangira kubuje bya bintu usanzwe wikundira nawe ukamubeshya ko ushobora kubireka. Noneho ahangaha iyo avumbuye ko wamubeshya usanga noneho ishobora kuba intandaro y'uko mushobora gutandukana cyangwa se habaho break up muri rwa rukundo rwanyu. Mu by'ukuri urumva ko umuntu ugukontorora cyane kandi nawe uri umuntu mukuru mu by'ukuri ukwiye kumugendera kure. Ahangaha twimanukiye tugende ku mwanya wa 8 turebe wa musore mu by'ukuri udakwiriye guha umwanya cyangwa se udakwiriye kuba waha urukundo rwawe ngo mube mwakundana, wa musore ugenzwa no kuba mwaryamana gusa. Icyo ngicyo cyonyine mu gihe muhuye akaba nicyo kimugenza, akumva iteka n'iteka mu gihe cyose muhuye nta bindi ni ukuryamana. Kabone nubwo rimwe na rimwe usanga bishoboka kuba waryamana n'umuntu mukundana nubwo mutari mwabana. Ahangaha nukundana n'umusore ukabona mu by'ukuri nicyo kintu ahora akwifuzaho, nta kindi gihe cyiza mwagirana nko kujya out cyangwa se nko kujya gusangira cyangwa se gukora n'ibindi bikorwa runaka. Ahangaha uyu musore nawe ukwiye kumwitonda, cyangwa se wamuhakana ukabana ntago abashe kubyihanganira, mwene uyu musore nawe uzamwirinde. Wa musore uzumva ko mu biganiro bye ari kubwira ko akumbuye ko muryamana, ari kukubwira ko akumbuye mbese kumuha ibyishimo, kumva nta kindi kiganiro kibuba mu kanwa. Mu by'ukuri ntago mushobora kuganira ku byubaka ku hazaza hanyu, mwene uyu musore uzajya umugendera kure. Ugasanga 99% amafoto aguha ni ibya sexe, ugasanga ibintu akubwira byose ni ibya sexe, amavideo aguha ni ibya sexe. Mwene uyu musore nawe uzajya umenya ko nta gahunda mu by'ukuri kuba mwagirana urukundo rurerure ihari. Aha twagiye nanone kubona umuhungu ugomba kugendera kure cyangwa se ukamwirinda bitewe n'imico agira. Wa muhungu nawe usanga akunda kubeshya cyane, akunda kuguha amapromise ariko ntayashyire mu bikorwa. Ugasanga buri gihe ibintu byose akubwira na kimwe ashobora gushyira mu bikorwa. Ugasanga mushobora guhana appointment arayishe, nta mpamvu runaka akubwiye utuntu tw'impamvu tudashinga, akubwiye ko yagize akazi kenshi buri gihe kandi ugasanga bihoraho. Mwene uyu musore nawe ubeshya cyane uzajya umwirinda kandi mugendere kure kuko nta gahunda bafite yo kuba yakundana nawe mu buryo bw'igihe kirekire. Uyu mubeshyi rero ugomba kumugendera kure kandi ukamwirinda, kuko wowe ubuzima bwo kubeshya ntago ushobora kubamo ngo ube wabushobora. Igihe cyose waba uri wa mukobwa wiyubaha kandi ushaka icyerekezo cyiza ndetse no kuzagira urukundo ruhamye ndetse n'urukundo rufite icyerekezo. Undi musore wa gatandatu ukwiye kwirira ni wa musore utajya ugira intego mu buzima bwe, uhora uri aho atazi ngo nzabaho gute, utazi ngo nakora iki kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke, ukabona ntago mu by'ukuri azi yava n'iyajya. Reba wowe uri umukobwa wenda nugira ufite intego, ufite imishinga myinshi wahe kugeraho, ubwo nushaka wa muhungu cyangwa se ugakundana na wa muhungu udafite intego, na za ntego zawe mu by'ukuri wahe zizaburizwamo ndetse ntabwo uzaba ubonye umufasha mwiza wo kugufasha kuzashyira mu bikorwa za ntego zawe nyinshi zitandukanye, kubera ko nawe ubwe ntabwo yabashe gusetinga intego cyangwa se objective. Abahanga bagaragaza neza 100% ko udashobora kugira icyo ugeraho mu gihe udafite intego cyangwa se target ushaka kwerekeza, kuko iyo ukora uri werekeza kuri target nibwo ubasha kugira ikintu cyahinduka ku buzima bwawe. Kabone nubwo za target zose zitagerwaho nk'uko wabiteganyije, ariko byibura ugera ku gipimo runaka cya pourcentage ushobora kugeraho wachivinga za objective zawe cyangwa se za target zawe. Kubera ko ubushakashatsi bwerekana ko neza mwene bano basore badafite inzozi, ahubwo usanga baba bari guhiga cyangwa se bari gushaka mwene b'abakobwa bazabafasha kubaho cyangwa se abakobwa bazaprofita. Ibaze nawe rero kuba washakana n'umuhungu uzaguprofita, ahubwo aho kugira ngo azagufashe kugera kuri za nzozi zawe ugasanga nta kindi ashaka kuprofita. Urumva ko rero naburi cyo guprofitaho ashobora no mu by'ukuri kuzagira gute, kuzaguta ugasigara uririra mu myotsi. Umusore wa gatanu rero ukwiye kugendera kure cyane ni wa musore utajya wemera amakosa yaba yakoze. Wa musore buri gihe uhora yumva ko ibyo yakoze byose ariko kuri, cyangwa se wa musore utakwemera ko ashobora gufudika. Urabizi ko mu buzima twigira ku makosa twakoze. Wa musore se utazemera ko yakosheje, ese ashobora guhinduka gute kugira ngo wa murongo mubi awuvemo ahubwo ajye mu murongo mwiza? Mwene uyu muntu udashobora guhinduka, udashobora kwemera ko yakosheje, ahubwo buri gihe ugasanga aragutura umujinya udashiraho, umujinya w'umuranduranzuzi. Mwene uyu musore n'ukuri yazakubabaza, nawe ukwiye kumwirinda ukamugendera kure. Icyiza cy'umusore mwiza wemera amakosa nuko mu gihe yakosheje akaza akagusaba imbabazi ati mukunzi mbabara, mu by'ukuri nawe umutima uzacuruka maze wongere uhembuke, ndetse wa musemburo mubi w'agahinda n'umubaro wari waje wongere ugende, ahubwo haza umusemburo w'ibyishimo nawe wongere gusubira muri mood nziza. Ariko nuhura n'umusore uhora wihagararaho utamera amakosa, uzahora n'agahinda gakabije ndetse bigukuremo no kuba warwara indwara nyinshi zitandukanye, zibe za kanseri z'ubwonko, zibe guhora utameze neza, mbese nta byishimo ashobora kuzaguha habe na rimwe mu buzima. Nitujya ku mwanya wa 4 rero turasanga umusore w'umunyamujinya, wa musore ugira umujinya w'umuranduranzuzi. Mu buzima turafudika, mu buzima hari utuntu dushobora gukorerwa tubi dushobora gutuma umujinya wacu uzamuka, ariko mu by'ukuri ni byiza ko tugira wa mutima wo gucurura
akacururuka. Wa musore rero utajya ucuruka agahora umujinya w'umuranduranzuzi, ese urakeka ko umunsi waba wamukosheje bizagenda bite? Uyu musore ashobora kuba yanakuniga akaba yakwica. Niyo mpamvu mu by'ukuri ukwiye kumugendera kure, kuko mu buzima ubundi nta muntu ushobora kudafudika. Rero ibaze mu gihe waba wafuditse, urumva ko mu by'ukuri nta gahenge ashobora kuzaguha habe na rimwe, ndetse azahora akurwaye inzika, kuko ubushakashatsi bwerekana ko mwene abantu bagira umujinya cyane batajya batana no kugira inzika. Ikindi kibi cy'uyu muntu nuko ashobora kuzagusebya ndetse akagusebereza mu ruhame mu gihe wamukoshereje akaba yanagukubitira mu ruhame. Ibaze rero umuntu agukubitiye mu ruhame kandi uri umuntu mukuru, kabone nubwo wamukoshereje asabwa kuba yakwihangana, ikibazo mukaza kukiganiraho ndetse mukaba mwagikemura mu buryo bwiza. Undi musore ukwiye kwirinda ku mwanya wa gatatu ni wa musore wumva ko abagore ntacyo bashoboye, wumva ko abagabo ari bo bonyine bashoboye. Ahangaha niba mubizi neza, murabizi neza ko hari abagore bagiye bagira ku bintu byinshi bitandukanye ndetse by'ingenzi, kabone nubwo baba baraciye mu buzima bugoye ariko ugasanga babigezeho. Ahangaha tutirengagije n'abagore bashobora gukora ibintu biruta n'ibyo abagabo bakora. Ahangaha rero wa musore wumva ko we mugore ntacyo washobora, nta kintu umugore ashobora gukora kizima, mwene uyu muntu ntabwo azatuma ugera ku nzozi zawe ndetse ntabwo azagufasha kugeza mu nzozi zawe, ahubwo azatuma ucika intege, kuko azahora akwereka ko mu buzima bwawe nta kintu ushoboye, bityo atume ubwonko bwawe ndetse n'imitekerereze yawe nawe wumva koko kwiri hasi. Uyu musore rero ukwiye kumugendera kure. Ese nimurabona abakobwa b'abahanga bashobora gusobanura yewe n'abasore mu ishuri bakanabarusha? Ese nimurabona abakobwa bagiye bakora ubushakashatsi buhambaye bakagera ku bintu byinshi bihambaye? Ese nimurabona abakobwa bakora business kandi zikaba successful? Ahangaha rero ntabwo wa musore uzagufata nkaho uri umunyantege nkeya nta kintu washobora, mwene uyu musore uzajya umugendera kuko ntabwo yawutuma ugera kuri za nzozi zawe wateganyije ko hari icyo wageraho. Ni wa muntu uzumva ko ugomba kuguma hamwe akaguprovidingira buri kimwe cyose gishoboka, kandi nta muntu ujya unezezwa nuko yagahabwa cyangwa se yagaburirwa buri kimwe cyose, kubera ko guhabwa buri kimwe cyose bituma nawe wumva ko ntacyo ushoboye ndetse ukisuzugura. Ibaze wa musore uzahora yibaza neza cyangwa uzahora avuga ko umugore nta nama nziza yamugira cyangwa se nta gitekerezo cyiza cyamuvamo. Ibaze nawe kuba uzabana n'umuntu udashobora guha igitekerezo, ese urumva byagushimisha habe na gato? Uyu musore rero rwose nta cyiza cye, ugomba kumuhungira kure. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga mwene wa musore uheheta cyangwa se wa musore ushobora kuba aguca inyuma kenshi cyangwa se ukeka ko aguca inyuma cyane. Tekereza wa muntu wari ukubwira amagambo yuko ari we akunda wenyine, ariko ejo ugatungurwa nuko bakubwiye ko aguca inyuma cyangwa se rimwe na rimwe nawe ukaba wajya umwifatira ari kuguca inyuma. Uyu muntu rero uzatangira kuguca inyuma muri fiançailles, ntukeke ko nimumara gushakana ashobora kuzahinduka n'ubundi azahora kubabaza byiteka. Niyo mpamvu no muntu mu by'ukuri iyo uri umukobwa ufite icyerekezo cyiza ukwiye kumuhungira, kuko nta muntu ujya wishimira ko umupati nawe cyangwa se umukunzi we mu by'ukuri yahora amuca inyuma. Umusore rero uza ku mwanya wa mbere nawe uza ku musozo w'iki kiganiro ni wa musore kureka byananiye, wa musore muhora mushwana bya hato na hato buri kanya mukongera mukiyunga, mugashwana mukongera mukiyunga. Uyu musore mu by'ukuri kuko ikiba cyatumye mushwana n'ibintu byinshi aba yagukoreye akaguhemukira, uyu musore ukwiye kumwirinda cyane, kuko n'ubundi ntabwo wazaho muri ubwo buzima bwa rwasira bwa hato na hato, ahubwo ukwiye kumugendera kure kugira ngo ubuzima bwawe buzagire neza. Naha rero dushore ikiganiro cyacu, turakwifuriza rero kugira ibihe byiza no kugira amagara mazima. Ikindi kandi niba uri mushya kuri iyi channel yacu ukwiye gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe kuko ibiganiro tugutegura byo nakagaruka. Ciao ciao.